Muraho neza, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Germain Muhirwa nkabangiye kubaganiriza nanone kuri iki gitabo maze iminsi nsohoye, uko ijuru ryageragejwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994 ubwo hakorwaga jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Uyu munsi rero tukaba tugiye kwibanda ku mpamvu iki gitabo kibanda ku byabaye kuva mu myaka y'800 kugeza kuri jenoside muri 1994, ariko kikaba kitibanda cyane ku byakurikiye jenoside, ibiri kubu cyangwa se n'ibizaza. Impamvu nuko ngihabwa mu nyandiko n'Umwuka Wera, nahawe kwandika kuva muri iyo myaka y'800 kugeza ibintu ko byagiye bizamuka kuva muri za 59, 63, 67 kugeza muri za 73, za 80, kugeza bigeze kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibyo rero nibyo nahawe, kandi byongeye ubu inzobere ni nyinshi zandika ku byakurikiye jenoside, ibiri kubu n'ibizaza, ariko bitavuze ngo igihe nikigera nanjye nkabona ni ngombwa kuganira ku byakurikiye jenoside cyangwa ibiri kubu n'ibizaza. Icyo gihe abantu bahura bakaganira bakungurana ibitekerezo kugira ngo barebe neza uko ukuri nyakuri kwajya hanze, ibintu bigafata umurongo uboneye kugira ngo abantu barangize urwikekwe ruri hagati yabo babwizanya ukuri. Iyo akaba ariyo mpamvu rero iki gitabo kibanda kuri iyo myaka y'iyumiza 800 kugera kuva ku ngoma ya cyami kugera bizamutse kuri za repubulika, yaba y'agateganyo, ya mbere, ya kabiri, kugeza bigeze kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Inzobere ni nyinshi zandika ku byakurikiye jenoside n'ibiri kubu, ndakurikira nkabona ababyandika ni benshi, ariko nkuko nabivuze umuhamagaro wanjye ni ukwandika uko ibintu byagenze, icyabiteye, uko nabihishuriwe, nkabisangiza Abanyarwanda bityo bakamenya aho bava n'aho bagana, kuko utazi yuva ushobora kumenya iyo ugana. Akaba ariyo mpamvu rero umusanzu wanjye ari uwo kugira ngo nganirize Abanyarwanda ku buryo bw'umwuka nahawe n'Imana ngo mbasangize ibyabaye ku Rwanda mu 1994 ubwo jenoside yakorewe Abatutsi yabaga. Nitumara rero kumenya ibyabaye no kubyumva neza no kumenya uko abantu babyirinda kugira ngo bitongera, nibwo numva neza yuko twarebera hamwe noneho tukavuga tuti okay, ibyakurikiyeho ni ibihe, ibiri kubu ni ibihe, ibizaza ni ibihe, kuko niyo mateka yacu. Uko uzi ibyabaye byahise ukabona ibiri kuba, ushobora guteganya ibizaza mu gihe kiri imbere. Nkaba numva rero ari umurongo mwiza abantu bafata kubanza, nkaba numva rero ari umurongo mwiza abantu bafata bakabanza bagasobanukirwa neza ibyabaye, noneho bamara kumva ibyabaye neza bakareba ibyakurikiyeho, ibiri kubu, ari byo bishobora no kubafasha kumenya kwiteganyiriza ejo hazaza. Uwo ni umusanzu numva natanga, nsobanura uko ibintu byagenze nk'uko nabihawe, maze bikadufasha gutera intambwe turenga amacakubiri, umwiryane, inzika n'ingengabitekerezo izo arizo zose. Ese ni iyihe ngaruka cyangwa se ni izihe ngaruka zo kugoreka amateka? Burya ejo hazaza y'igihugu ntihashobora gushingira ku mateka agoretse. Niyo mpamvu rero abantu tugomba kwicara tukabanza tukareba neza ibyabaye, bikavugwa uko biri, uko byagenze, noneho abantu akaribwo bakwitegurira kuvuga bati ejo hazaza hacu h'igihugu hazagenda gute, ariko bishingiye ku kuri. Kuko bidashingiye ku kuri, ku binyoma, kugoreka, gupfobya, ibyo bintu byose biri negative, bigahurira kwitwa ngo uri umu expert cyangwa se ngo uri nararibonye. Nta hantu byagize abantu bidashingiye ku kuri, kuko burya ibintu byose byubakiye ku musenyi birangira bisenyutse. Nkuko tubisoma muri Bibiliya, wubatse inzu ku rutare irakomera, wakubaka ku musenyi umuyaga ukaza ukabihuha,
cyangwa n'umuhengeri ukabitwara. Akaba ariyo mpamvu rero abantu bagomba kubakira ku kuri nyako uko ibintu byagenze, noneho bamara gushunguka ukuri bakabona kugushingiraho bareba ejo n'ejo bundi hazaza h'urubyiruko rubyiruka n'abanyarwanda bakiri bato bakeneye kumenya uko ibintu byagenze mu by'ukuri, noneho bagashingira kuri uko kuri, bikaba nk'intambwe, inkingi ya mwamba y'ukuri ku byabaye kugira ngo bamenye aho bagana. Ushobora gusanga abandika ku byabaye nyuma ya jenoside cyangwa se ibiri kubu cyangwa se bandika n'ejo hazaza h'u Rwanda, ushobora gusanga ari benshi kurusha abandika ku byabaye mu 1994 cyangwa se ibyabiteye n'ibyatumye bigera ku 1994. Aha rero nkaba navuga ni ntawabuza kwandika ibyo bashaka cyangwa se ibyo bumva, noneho n'ukuri kwacu twe twandika ku byabaye 1994 ibyateje jenoside yakorewe abatutsi, noneho ibyo bintu bikaba byahuzwa kuko hari impamvu ituma bandika ibyo bandika ubu bashobora kuba bibanda nyuma ya jenoside cyangwa se n'ibiri kubu cyangwa se n'ibizaba. Hari impamvu ituma babyandika. Iyo mpamvu ituma babyandika rero niyo umuntu ashobora gusesengura akareba niba ibyo bandika uko ari byo, noneho natwe n'abandi bandika ku byabaye cyangwa se cyabiteye, no tukareba uko byahuzwa bikamera gute, bikaba byabyara ukuri nyakuri kutabogamye cyangwa se kutagira umuntu guhutaza. Ibyo rero mbona ari byo bikenewe, ariko nkabona hakiri inzira ndende, kuko niba bamwe bavuga bati njye ndafata aha, n'undi akavuga ati ndafata aha, kugira ngo abantu bazahuremo hagati ni ibintu bisaba ubushishozi n'igihe n'inararibonye yo kugira ngo ibintu bihuzwe bivemo ikintu kimwe kizima cyagirira abantu akamaro, atari mu gihe gito ahubwo mu gihe kirekire, nk'uko tubisanga mu bindi bihugu uko bagiye bakora umusingi w'ibihugu byabo. Kurwa jenoside yakorewe abatutsi, njye nsanga bikwiye gushyirwamo ingufu nyinshi cyane, bikigishwa ahubwo abana bakiri bato cyangwa se abantu bakiri bato bakabimenya, bityo bikaba icyitegererezo n'umusingi w'ifatizo wo guca amacakubiri, umwiryane, inzika n'amatiku mu Banyarwanda ari byo biganisha ku bwicanyi. Bigomba kwigishwa abantu bakabimenya, bakabivanamo isomo. Noneho umuntu yakumva uko byagenze, tuvuge wenda nk'umuntu akavuga ati hari abakoraga amarisite cyangwa se bicaga abantu babyigamba dore uko babigenzaga, ariko ibintu byarahindutse bibagiraho ingaruka izi n'izi byagenze gute. Ariko ari gusa kwibanda ku bintu dore ngo byagenze gutya, ahubwo noneho bigasesengurwa uko abantu babaga bahimbawe cyangwa se babyishimiye ibyo babaga barimo barakora, batazi ingaruka zizabaho nyuma. Noneho ugafata n'icyo gihe abantu babirimo babikora bica abantu uko babaga bameze, ugafata nyuma bimaze kubagiraho ingaruka uko byagenze. Noneho umuntu uyu munsi ubyumva mu bakiri bato, ndumva yakura isomo rikomeye, akavuga ati ibintu birakomeye kuko nta kwijandika mu bintu nk'ibi, ahubwo se kugira urwango n'umwiryane n'amacakubiri bimaze iki? Byatuma abantu barenga ibyo byose, noneho bakagenda bagana ku nzira imwe y'urukundo n'ubusabane bw'igihe kirambye. Isomo rero nk'abanyarwanda twakura mu byo tuvuga cyangwa twandika, yaba ibyabaye imbere ya jenoside, yaba ibyakurikiyeho, yaba ibiri kuba, yaba n'ibizaba, yewe nuko byose twabikuramo isomo ry'iki? Ry'urukundo. Urukundo ariko nyarukundo rw'Imana idusaba, atari rwa rukundo tuvugisha iminwa bwacya cyangwa se hacamo n'umwanya ugasanga umuntu ubwira ngo uramukunda cyangwa se ubona umwishimiye, ahubwo ugasigara ari weho umwifuriza inabi. Byaragaragaye mu Rwanda ubwo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yabaga, byagaragaye neza ko abanyarwanda nta rukundo na ruke bigeze. Ndibuka neza abantu bajyaga bavuga ngo abantu banze abandi, niyo ntero yari iriho. Ikibigaragaza kandi kibyemeza n'iki? Nuko abantu mwabyirukanye cyangwa se mwasangiraga, yewe n'abafitanye amasano n'abashakanye, babirenze ibyo byose baricana, bica abandi
cyangwa se barabatanga babashumiriza abandi ngo babice bavuga ngo babakundaga. Ibyo rero bigaragaza neza ko nta rukundo na ruto rwari mu bantu, kuko nimba ubona abantu barenga za 95% bavuga ko bemeraga Imana, bakunda Imana, ariko bakarenga bagatuma biriya bintu biba, ni ukuvuga ngo ahubwo Sekibi yarabigaruriye abakoresha ibidakorwa, bijanika mu bwicanyi. Ariko nibaza neza ko nk'abanyarwanda bashyira mu gaciro cyangwa se bareba uko ibintu byagenze, nibaza neza ko bavanyemo isomo rikomeye, kuko ibintu byose ukora bidahuza n'Imana bigira ingaruka, kandi ingaruka bigira kwirengerwa ntabwo byoroha. Nkagira nti rero Banyarwanda, mushobora kuzabona iyi video cyangwa se mumurikira, mushyire urukundo imbere, urukundo rw'Imana dusaba rushingiye ku ijambo ry'Imana, atari urukundo rumwe ubwira umuntu ndagukunda ariko yagenda cyangwa se bwacya kabiri, atari rumwe ubwira umuntu ngo uramukunda yagenda ukamuvuga nabi, cyangwa se bwacya kabiri ukamwereka ibihabanye n'urukundo. Rero tugire urukundo, tugire ubumuntu, turenga amacakubiri, turenga amakimbirane, turenga umwiryane, turenga ibi byose ibidutanya, ariko ibyabaye byigishwe uko biri, kugira ngo bidufashe gutera intambwe yo kurenga ibitanya abantu. Uwo rero akaba ari wo musanzu mbona natanga, mpamagarira abantu gukundana, bagakundana nyabyo, ko birashoboka, bitanashoboka nabyo bakumvikana, ariko bakareka uburyarya maze bagatuza bagatunganirwa nk'uko Imana ibibifuriza. Nkaba nsoreje aha, mukomeze mugire amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Germain Muhirwa nakagaruka, turi kumwe naho utaha. Imana ibarinde. Amen.